byongeye guhindura isura nyuma ya Uvira mu Gicuku cyo kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025 bibaye ibindi mu bice bitandukanye over tactical shift mu bice bya territoire ya Masisi muri iki Gicuku biravuza ubuhuha aho rero bitangazwa ndetse bikanemezwa ko nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane muri iki Gicuku undercover zisacu ziratubwira ibikomeje kugenda bigaragaza ibiri kubera mu bice bitandukanye. Undercovers wanjuri Kinyumba gizati nibyo imirwano muri iki Gicuku irasa naho iri kwitegurwa bidasanzwe. Drone za Fardc zo mu bwoko bwa reconnaissance ziri kuzenguruka zikora reconnaissance zo mu bwoko bwa BOV. Drone zidasanzwe zirahari rwose mu misozi itandukanye ya Masisi. Biragaragara ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa. Umuturage uri Nyavyondo warambwiye uti yewe ibiri kuba ntabwo bisanzwe no muri iki Gicuku haragaragara urujya n'uruza rw'abarwanyi. Biragaragara ko muri uyu munsi bitari buze koroha. Ni mu gihe kandi roko informa uri pinga nawe ambwira ko urugamba rukomeye ruri kwitegurwa muri iki Gicuku. Ubundi byagenze gute, byatangiye ryari, nizo tujye kuramvura turebe biri kugenda biba. Ni mu gihe kandi dufite n'amakuru akomeye mu Gicuku cy'uyu munsi aho muri Uvira bitangazwa ndetse binemezwa ko mama 23 aho kugira ngo ive muri Uvira yahinduye uburyo bw'imirwanire ishushanya inyuguti ya V. Abazi by'igisirikare murabyumva ikigiye gukurikiraho aho bivugwa ko bari gukomeza bapanura bagengwa bagana Baraka abandi berekeza Karemi. Byose ni urugamba rukomeye mu nyuguti ya V. Ni mu zero turebe bijyanye n'ibikubera muri territoire ya Masisi ndetse tubabwire n'ibikubera mu bice byo muri Uvira. Ni preventive strikes mu bice bitandukanye byamaze kugaragara. Turaza kubabwira kandi biri kubera kuri axe strategique Nyavyondo pinga ku muhanda ufite agaciro gakomeye mu bijyanye no gutwara ibikoresho nakita ko ari route logistique nkuko rero bigaragara. aho bigaragara kandi ko hari déploiement renforcé des troupes ziri kongerwa muri iri joro. Hari kandi patrouille nocturne coordonnée post avance de défense. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binavugwa ko benshi mu basirikare ba Fardc z'umwihariko aba-engineers ndetse na drone operators bashobora guhabwa ruswa maze bakajya batanga coordinate kuri mama 23 ya drone bohereje zose bakazisandaza over. N'intambara idasanzwe iri kurwana mu buryo budasanzwe. Ni muze turebe biri kubera muri territoire ya Masisi kuri axis zitandukanye. Ni mu gihe kandi abazarendo bakomeje kugenda bagaragaza uburyo ki benshi muri Fardc bahindutse abagambanyi. Biraza kugenda gute? Harakurikiraho iki? Makanaki ya Kutumba bo bari Karungu baravuga bati abo muzana ngo naba Fardc ntacyo bashoboye, zabo no kugambana gusa. Yewe twamenya amakuru yuko batanze abasirikare bacu muri ho plateau bararaswa bikomeye. Ibi byose ntabwo byumvikana, bari kurya ruswa bagatinda kuba bakoresha drone. Ni mudufashe rwose, dufite abazarendo hano bize bajye kwiga gukoresha drone, bajye bakorera kugiye kuko abasirikare muzana Fardc ntacyo bashoboretse kuduteza ibyago. Ni mu gihe kandi muri Uzama 23 bo batangaza ndetse bakanavuga ko barazwi ishinga no kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurokora abakomeje kugenda bagirirwa nabi. Undercover wanjuri mu M23 yagize ati nibyo ibyo kuva mu mujyi wa Uvira byo mu byukuri dusa naho twakuyemo abasirikare basanzwe bambaye uniform, ariko urabizi harimo n'abandi bagomba gukurikirana umutekano. Twagiye tuzi ko ari abari kugirirwa nabi, ntabwo twawusiga gisivili. Turi mu misozi ikikije uyu mujyi, ntabwo twigeze tujya kure. Isa n'isa turawurinze mu buryo buri strategique. Nibyo twakoze, ariko mu byukuri ntabwo twigeze tuva mu mujyi ngo dutererana abaturage. Tuzi icyo dushaka ku bihugu bitubwira ngo tuvemo mu gihe bitari kuvuga ngo bohereze ingabo zidafite aho zibogamiye. Ntabwo twata ababyeyi bacu, abashiki bacu ntabwo twabasiga badafite ababarinda. Ni mu gihe rero kuri ubu Fardc ndetse binyuze kuri guverineri professeri waminuje bikomeye ndetse umwarimu muri kaminuza Jean-Jacques Perusi uyobora
intara Kivu y'Amajyepfo binyuze kuri Darius umuvugizi wa guverineri yatangaje ko mama 23 itigeze iva muri Uvira ahubwo yakoze manipulation yo kujisha ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango ikomeye ku isi batigeze bava muri Uvira. Ni muziro turamburane page turamanyanga akomeye ndetse na politique yo ku rwego rwa Nyuma iri gukinwa muri iki gisagara ndetse n'imirwano yamaze kwinjiramo financial mu buryo budasanzwe. Abarasisha intwaro ziremereye bashobora guhabwa ruswa zose zigatwika zikaba umuyonga. Abakoresha drone nta kabuza bashobora guhabwa ruswa bakazohereza mu kirere kigenzurwa na mama 23 mu buryo bwavuganwe zikaraswa zikikubitwa hasi ngo p over urugamba rurwanwa rwa 2025 mu buhanga budasanzwe n'amanyanga adasanzwe. Ni muze turebere hamwe ibiri kuba muri ubu ngubu tuvugana. Mu Gicuku kuwa gatanu kwigenekerezo rya 19 Kigarama 2025 ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zifatanyije n'imitwe ya wazalendo zahinduye uburyo bwo kugaragara ku rugamba nyuma yuko ku munsi w'ejo habaye ibikorwa bidasanzwe byabayemo imirwano ikomeye. Kuri ubu haje tactical shift mu bice bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano ikaze yabaye kuwa kane hagati y'inyeshyamba za AFC nk'uko amakuru yize waturuka mu nzego z'umutekano ndetse no kuri local informers ndetse na undercovers zacu abigaragaza. Ikaba yaratangije mu buryo bwa operation de surveillance aérienne ikoresheje drone za reconnaissance ndetse na drone de compas zagaragaye mu midugudu yo mu misozi ya Masisi. Izi drone zari zigamije gukurikirana ibirindiro by'abanzi, gutahura aho bihishe enemy positions, gukumira ibitero bihungabanya bitandukanye preventive strikes. Ni mugerero hinduka ry'izi ngamba zije nyuma yuko AFC igerageje gusubira mu birindiro yari yaratakaje mu minsi ishize cyane cyane ahitwa Kinyumba kuri axe strategique Nyabjondo Pinga, umuhanda ufite agaciro gakomeye mu bijyanye no gutwara ibikoresho bya gisirikare logistics supply route. Mu Gicuku Fardc ikaba yarashyizeho mu bikorwa bya deployement reforce des troupes, kongera abasirikare ku murongo w'imbere, patrouille nocturne coordonnée, post avance de défense, forward operating bases. Nkuko bigaragara bari gukoresha low armor nkuko bigaragaza zirasa ku ntera ndende. Izi ni ingamba zikomeje kugenda ziza mu rwego rwo gukumira advance y'inyeshyamba za AFC zigerageza kugaba attaque de diversion ariko zigahura n'imbaraga z'ubwirinzi cyo nakita ko ari defensive firepower za FARDC na wazalendo. Nyuma yo gutakaza Uvira mu Majyepfo ya Kivu muri territoire ya Masisi habaye zone de priorité militaire ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'ubuyobozi bwa leta mu rwego rwo kugira ngo bakomeje kugenda bagira ubwirinzi muri ibi bice. Bikaba bikomeje kugenda bijyana kandi n'ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye na Rio defensive line mu kurinda ko AFC yakagura ibikorwa byayo byo kugarura ibice bitandukanye. Kuri ubu abazarendo baragenzura Kinyumbu n'utundi duce tuyikikije, barakorana byafi na FARDC kuri coordination opérationnelle nk'uko bigaragara bakayigarurira kuko nakubwira ko ku maginga ya amasantre amwe namwe asa nkaho ari mu biganza byayo. Nakubwira nka santre ya Mikene, santre ya Minembwe, za Nikarati, hano hose hano rwose bikomeje kugenda bigaragara ko gahunda ari imwe. Urumva nimba abakoye ihuzanzira ryajyaga risa nkaho ribagora kuba bajya mu mujyi wa Uvira, bakaba bakoyemo amabariyeri. Urumva guca za Bijombo biroroshye ko Bijombo biri mu biganza bya 23. Urumva nyine ibice byose bakomeje kubyigarurira. Niko bimeze rwose muri ibi bice. Urabona ko nta kibazo nyuma yaho ubu ngubu bari kurwana. Yego Bwana Safari, ndumva impuzanzira idakunze ko dukomeza kumva Safari, ariko hano dufite amakuru akomeye agaragaza ibiri kugenda yo mu gihe dutegereje ko Safari twamubona ku murongo w'imbere ko twamubona ku murongo wa telefoni. Turakomeza tubabwire ibiri kugenda biba. Ushobora kwibaza uti Safari uratwumva? Ndumva network ari ikibazo. Niko bimeze. Urumva network asigaye yarabaye make bitewe n'ibi bintu tuba
turimo bigoranye cyane, iminara yabaye mikeya, nakubwiye ko hari umunara bagize watangaga netiwaka ihagije. Wenda tudatinze muri ibyo wari uri kutubwira uti ligne strategique zose zamaze kwigarurirwa. Niko nakubwira nyuma yaho nyine ingabo z'u Burundi zimuri ibirinda aho bita Bibogobogo, ndumva nabana bikugiyeho. Warabitubwiye. None nyuma ya Bibogobogo wakurikiyeho iki bwana Safari kugeza ubu? Icyo nakubwira bakugiye kuri axe ya Fizi. Yego. Niho strategy iri kubera kugira ngo barebere uburyo nyine bakuramo uburyo bwiza bw'imirwane, ndetse no kuba bagira nyine bakarebera hamwe y'uburyo noneho bazafatira ibice bimwe na bimwe. Yego. Ubu icyo nakubwira cyo nuko maginga ya kwamba ko ari ibicika, ndetse maginga icyo nagutangariza isaha ku isaha wakumva bakubwira ko tayari yinjiye mu mujyi wa Baraka. Yego. Ni ibintu bisa nkaho bamaze gutegura cyane, ahubwo batari bakonfirma ngo bavuge ngo twagezemo, kuko icyo nakubwira cyo ku ruhande rw'abasirikare udetse wenda ikibazo cy'abaturage bavuye muri biriya bice. Yego. Benshi nyine bagiye bavamo bitewe n'uko bafite ubwoba bw'uko ubuyobozi bwababwiye ko atari isaha ku isaha umwanzi yabatera. Yego. aribwo bukangurambaga nabonye ubuyobozi bukunda kuvuga nk'uko aho ibyo byakozwe n'uruhande rwa guverinoma. Ibyo byakozwe n'uruhande rwa guverinoma, kuko nibo batangaza nyine bavuga ati turasumbirijwe n'umwanzi gutya na gutya, isaha n'isaha turumva. Niba umuntu ukuyobora kugiye turasumbirijwe isaha ku isaha, ntabwo ushaka kugira urwikango. Yego. Nicyo gituma bamwe bahunga n'intambara itari yagera muri ibyo bice, bitewe n'ubusahuzi bakunze kugira rimwe na rimwe, bakikanga ko zaba ari izo ngabo, kubera ko hari abaza nyine nk'iyo miti igiye itandukanye ifasha Fardc. Yego. Bamwe bitwikira ayo majoro, bigatuma abaturage bagira ngo wenda umwanzi yahageze. Naho mu bindi bice aho bihagaze gute? Nyine mu minsi yashize watubwiraga ko drone zahatatse, andi agezweho n'ahe kugeza ubu? Amazinga ya mu minembwe nta madrone ahaheruka, kubera yuko nyuma y'aho bakoze akazi katoroshye, aho basenye biriya birindiro, magingo nibwo Fardc ntabwo iheruka kohereza amadrone, kuko magingo ya kwirwanaho yamaze gucakirana na AVIS, bari gucunga umutekano neza. Urumva inzira zose z'abanyamurengezi bazishyize mu biganza, biroroshye. Nakubwiye ko bakuyemo ndetse n'icyababuzaga kuba bajya mu mujyi wa Uvira. ubu magingo abanyamurenge barajya mu mujyi mu gukora ibikorwa bisanzwe nta kibazo ku mutuzo. Naho se bwana Safari, watubwira ko hari ishusho ki mu birebana n'urujya n'uruza? Wambwira uti birashoboka ko twirwana ishobora no gusigirwa uyu mujyi, urambwira uti ndishu ihari bashobora kuva muri uyu mujyi bakahazana polisi ya M23. Byo hari ibimenyetso bihari wenda kubigaragara ukurikije situation ihari? Situation nuko babanje kubaka uburyo, ndumva narigeze nabivugaho, bubatse uburyo bwa plateau. Urumva nibo bari kuhagenzura aho plateau, kandi n'uburyo bwiza bwakoroha n'ubundi niyo bawuvamo bagasigara bawucungisha ijisho. Ndumva byaborohera kongera kuyigarura hadakurikijwe amasezerano we basaba yo kuba bazana umuntu utabogamye. Ntabwo ku magenga yawavuga ngo barawuha aba bana. Reka dutegereze, nanjye ndahabaye. Yego. Turebere hamwe uburyo bufatika bwaza koroha nyine, kugira ngo twitege ibintu bikomeye nyine byo kongera kubona imirwano hatabaye hubahirijwe ibyo bari gusaba. Bwana Safari, mu yandi makuru waduhaye wari watubwiye ati Karemi naho muhitondere,
mama 23 iri kwerekezayo, mama 23 isaha n'isaha ishobora kuhafata. Byura bitubwiraho iki kugeza ubu ngubu bihagaze gute ubu tuvugana? Iyo mbubwira axe ya fizikali mbabwiye ibintu byose, iyo mbubwira axe ya fizikali ni nkaho mbabwiye nti gahunda n'ubundi niyo ngiyo ku maginga ya ntabwo ubuyobozi bw'intara ya Tanganyika yego abwari bugira ubwoba maginga ya nta hantu hemerewe guhurira abantu benshi maginga ya uri kubyumva. Kudahura byo bishatse kuvuga iki, biragaragaza iki? Ni ubwoba kuko bafite ubwoba ko baba baranagezemo, uri kubyumva. nabo strategy M23 ikoresha mu buhe buryo wakongera ukabidusoboreramo, kuko hari umuntu ubu dukurikiye atari yakurikiye amakuru yacu yabanje. Hari uburyo M23 ikoresha bwa strategy, nuko yo ibanza ikamenya situation, ikohereza abahungu bayo bazi iby'imirwanire badakoresheje imbunda, yego bakagiramo noneho bagategereza abandi bazaza, noneho bagenda abivuna umwanzi hatabayeho ibintu by'urusaku rw'imbunda n'iki. niyo mpamvu wumva ngo bafashe umujyi nta mirwano ihambaye yabaye. Fardc ubwo yo ntiyabimenye, kubimenye urumva bashyizeho lockdown ikomeye cyane, nta manama ubu tuvugana mu mihanda, nta modoka y'amafime ishobora gucaho mu mihanda, bazikuyeho, nta wemerewe kuyigendamo, nta guterana ku masengero amasaha y'umugoroba, nta by'amasengesho, nta ibintu bihuza abantu benshi byose babiciye muri uno mujyi wa Karemi. Bigaragaza neza ko bitoroshye kandi bamaze kumenya ko gahunda n'ubundi aba bahungu baba baragezemo bakomeye cyane, bafite gahunda ikomeye yo kuba yafata uno mujyi wa Karemi, kuko biravugwa ko byaba borohera baramutse bafashe Karemi kuba bajya Katanga ikungahaye mu butunzi bukomeye cyane. Twavuga ko ni wo mutima wa Kinshasa, akaba ari nayo mpamvu ubona bo bari kugaragaza buryo ki bubahiriza iby'amasezerano ndetse banabivuga neza. Ndimo nganira n'umwe mu bahagarariye abo bita abafurero, niwe washekeje ku mugoroba, arimo ambwira ati M23 gahunda ifite irashaka kwerekana ko ari abana beza kugira ngo barebe buryo ki bakubita babaza Kisekedi bafashe Katanga. Ari nzi ko njyewe Uvira ari wo mujyi wari mwiza cyane, wari bubabaze bamwe, ariko bambwira niyo wampaye ishusho y'uko Katanga iramutse ifashwe tayari na Kinshasa yajya mu biganza bya M23. Yashingiraga kuki niba kubivuga ntacyo bitwaye? Mu kiganiro yampaye gito yari arimo ambwira ngo impamvu ashingiraho Katanga ngo niyo mutima, ngo buriya ngo ufite ubukungu bwihariye. Yego, bushingiye kuki? Bushingiye ku bintu byose nyine, habaye ibintu byinshi cyane by'amabuye y'agaciro meza, naho buryo atagira ngo aba muri Kivu y'Amajyaruguru gusa. Hari ibintu byinshi nyine ku bigendanye n'ubukerarugendo, ibintu nk'ibyo ngibyo byose nibyo yashingiraga avuga ngo yaba ari byo turufu M23 ishaka gukora. Yego, kugira ngo noneho Fardc ugire ku mujyi wa Uvira, yego, ase nkaho abarindagira mu mutwe, hanyuma noneho bahite bakora uburyo bukomeye cyane bwo kuba bakwinjira biriya bice bakomeje kugenda bagenderamo. Mu makuru twari dufite mu gitondo nuko kuri Tanganyika hari hakajijwe umutekano bijyanye nuko batekerezaga ko bashobora gukoreshwa n'amato mu buryo bwa infiltration. Niko bimeze, umutekano wongerewe cyane. Nakubwira yuko n'ubundi ibyo kumva ngo bari gusohoka uyu munsi nibwo batangaje ko bagomba gusohoka muri uno mujyi bagasoza. Yego, ubwo urumva ko nagutangariza gusohoka muri uno mujyi, reka dutegereze turebe ko biri bushoboke, ko bari busoze nyine.
ariko icyo nagutangariza amaginga ya bari kujya ku misozi niko mwese muri kutubwira. Uri kuvuga nyine amakuru haragaragaza ko batari kugenda totara ahubwo bari kwisuganyiriza mu misozi, kandi mu za gisirikare umuntu ufite umusozi aba afite ubugenzuzi bukomeye ku kibaya. Oya n'ubundi icyo nakubwira nuko nubwo bari mu miliyoni ko mu ayo plateau naho plateau n'ubundi yari mu biganza byayo, agari kubaho nabonye bwo niho bari kujya, ahubwo abenshi bari kwati wasanga bari kujya gutanga imisada aberekeza za Baraka nyine. Niyo gahunda wavuga ifatika. Yego. Ubwo rero natwe turi kureba uko gahunda zifashe, nicyo kitubesheje hano kuri tere, turakomeza dukurikirana uko byifashe, natwe turagenda tuyabahereza neza nta kibazo. Safari, reka duhite tunasoreza aha ngo ukomeze gukurikirana ivyo makuru ze kuza kuduha update mu masaha ari imbere utubwire. Ndabona unyohereje n'amafoto y'abaturage bigaragara ko nabo bashobora kuba bakomeje ibikorwa byo guhunga, ubwo byose uze kugaruka udusobanurira uko bizifasha. Nta kibazo ndahabaye rwose. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngacu bashimire odukurikiye bwa mbere ushonde sabone, ntuzongere guca ubukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.